Turabasuhuje nanone inshuti bakunzi bacu tubaye ikaze hano kuri channel yacu ya Isange TV Show. Twizeye neza ko aho muri hirya no hino mukomeje kugubwa neza. Nuwase Diane nk'ibisanzwe akaba ari nge tubana hano kuri channel yacu ya Isange TV Show. Mu biganiro tubagezaho bivuga ku mirire, ibyo twakwibandaho mu byo kurya turya bya buri munsi ndetse n'akamaro kabyo, uyu munsi nanone twagarutse. Turatangirana n'ikibazo kibaza kiti: ese wari uzi ko poivro y'icyatsi nubwo uyifata nk'ikirungo kidakwiye kubura hafi yawe, cyangwa se nk'ikirungo naturel ukoresha muri salade n'ibindi byo kurya bitandukanye, ifite akamaro gakomeye ku buzima bwawe? Byinshi utaruzi, reka tubane muri iyi video. Kora subscribe hanyuma dutangire. Poivro y'icyatsi ni imboga zikunzwe cyane mu guteka, aho benshi bayifata nk'ibyo kurya cyangwa se nk'ikirungo kiryoshya ibyo kurya. Ikirenze kuri ibyo, ni imwe mu mboga zoroshye kuboneka kandi zifitiye umubiri akamaro gakomeye. Reka turebere hamwe ibigize poivro y'icyatsi. Poivro y'icyatsi irimo vitamine C ifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Irimo kandi vitamine E ifasha amaso n'uruhu kuba byaba byiza, cyangwa se kuba amaso yaba mazima areba neza ndetse n'uruhu rukaba rwiza. Ikubiyemo kandi vitamine B6 ifasha mu mikorere y'ubwonko, cyangwa se ifasha ubwonko gukora neza. Poivro y'icyatsi dusangamo folate cyangwa se vitamine B9, ahangaha iba ingenzi cyane ku bagore batwite, ndetse ikagira uruhare mu kuba yagira uruhare mu turemangingo sano tuzwi nka DNA. Poivro y'icyatsi irimo fibre zifasha mu igogorwa ry'ibiryo, bityo rikarushaho kuba ryiza. Dusangamo antioxidants zirinda umubiri kwangirika, cyangwa se zirinda kwangirika k'uturemangingo. Poivro kandi irimo amazi, cyo tuzi nka hydration, ifasha umubiri kuguma ufite amazi ahagije, bityo bikaba bikurinda umwuma. Reka turebere hamwe noneho akamaro ka poivro y'icyatsi. Poivro y'icyatsi idufasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri kubera ko ikubiyemo vitamine C nyinshi, bityo umubiri ukarwanya indwara, urugero nk'ibicurane, inkorora n'izindi. Poivro y'icyatsi kandi idufasha mu kurinda amaso kubera ko ikubiyemo intungamubiri nk'uko twari tumaze kubibabwira, aho dusanga irimo vitamine E, bityo bituma uruhu rurushaho kuba rwiza ndetse n'amaso akaba yareba neza, akareba nta bishishi ubonamo, utareba ibintu ubona bigenda. Ahangaha poivro y'icyatsi bigiramo uruhare. Poivro kandi dufasha mu guteza imbere igogorwa, kuko fibre nyinshi zirimo zifasha mu kurwanya impatwe no gutuma igogorwa rikora, bityo rero ukaba wagira igogorwa ry'ibiryo cyangwa se ibyo wariye bigogorwa neza. Poivro y'icyatsi dufasha mu kurinda umutima, cyangwa se ifasha umutima gukora neza, kuko ifasha mu kugabanya cholesterol mbi, twabonye ko ari bya binure byangiza, bityo ikarinda indwara z'umutima. Iyo iyi cholesterol mbi ivuyemo, umutima ugira imikorere myiza, bityo bikakurinda kwatakwa n'indwara zibasira umutima. Poivro y'icyatsi dufasha mu gutuma uruhu rusa neza, kubera antioxidants zituma uruhu ruba rwiza, rukirinda, cyangwa se rwo ubwarwo rukabasha kwirinda gusaza vuba no kuzana iminkanyari. Nanone kandi poivro y'icyatsi dufasha mu kugabanya ibiro, kuko yifitemo karori nkeya, bityo ni nziza ku bantu bashaka kugabanya ibiro. Ni zimwe mu mboga nziza zagufasha igihe wumva ushaka kugabanya ibiro, kuko zirimo karori nkeya. Ushobora kwibaza ngo ese uburyo bwiza bwo gukoresha poivro y'icyatsi ni ubuhe? Poivro y'icyatsi ikoreshwa muri salade iyo ivanzwe n'izindi mboga z'ubwoko butandukanye nka karoti n'izindi mboga z'ubwoko butandukanye. Ahangaha nayo iba nziza, kandi za ntungamubiri zose tubabwiye uyirya izujuje. Ahangaha nanone poivro ushobora kuyishyira mu mafunguro, urugero inyama cyangwa se ku mafi, uko uyikoresha mu gukora salade, n'igihe wapanze kuyitegura amafunguro nabwo ntacyo byaba bitwaye. Izi ntungamubiri uzirya zose zuzuye kandi nta kibazo zageze. Ahangaha nanone ntabwo twabura kubabwira yuko
ibintu byose biba byiza iyo bikoreshejwe mu rugero. Rya pavuro neza ku kigero kiringaniye, ntuyirye gake nanone ntuyirye cyane, uyikoreshe neza kugira ngo irusheho kubungabunga imikorere y'ubuzima bwawe na za ntungamubiri tuyitezeho zibashe kuboneka zose. Tugana ku musozo, ntabwo twabura kugusaba gukora subscribe kandi uraba ugize neza cyane, ndetse tugusaba gusiga like twereke yuko ikiganiro cyacu wagikunze, unaduhe igitekerezo muri komenti, inyunganizi byose biremewe.